witeka ubundi umwana mu rugo rwa data niringiye yuko tabana n'umwami tukabana ubudatandukana narababariwe singikirwa witeka ubundi umwana mu rugo rwa data niringiye yuko tabana n'umwami tukabana ubudatandukana. Basuje inshuti bavandimwe mwebwe mubasha kudukurikirana umunsi ku munsi 5 kuri 5 ndabasuje amahoro y'Imana abane namwe. Niyo mpamvu kano kanya nje hano kugira ngo tubashe kuganira, tubashe kusuhuzanya, tubashe kuramukanya. Niyo mpamvu ari ingenzi kubana namwe. Niyo mpamvu kano kanya nagira ngo nsabe buri muntu wese basha kudukurikirana 5 kuri 5 akande share kugira ngo asharinga abashe kubigeza n'ahandi no ku nshuti ze kugira babashe kumva iki kiganiro. N'ahandi rero ngubu tuje no kugira tubazaniye amakuru meza agezweho, aho tugiye kujya tugenda tureba buri korari ibasha kuba ifite indirimbo nziza, ifite ubutumwa bwiza, ibasha kuririmba imitima y'abizera cyangwa se imitima ya benshi, ikabasha iyo korari ikabasha kwigarurira imitima ya benshi. Niyo mpamvu kano kanya rero mwebwe muri Iburasirazuba, Iburengerazuba ndetse no mu Majyepfo ndetse n'Amajyaruguru, niyo mpamvu kano kanya nje kugira ngo tubashe kubana 5 kuri 5. Niyo mpamvu kano kanya nagira mbasabe byibuze umuntu urimo arabasha kunkurikirana akande subscribe kugira ngo ibiganiro tuzatubasha gushyiraho bijye bibasha kumugiraho ku gihe. Niyo mpamvu kano kanya rero bazaniye korari nziza cyane, ariyo hano ngiye kubarebera korari nziza ibasha gususurutsa imitima y'abana b'Imana, abantu korari ibyiza by'ijuru. Iyo korari ikayibarizwa mu itorero y'Abadiventiste umunsi wa 7 ya Rugunga mu ntara y'ivugabutumwa ya Nyamirambo. Niyo mpamvu rero kuganira kandi tubashe kujya twumva ibitekerezo kuko iyi korari rwose ni korari ibasha kwigarurira imitima ya benshi rwose. Ni korari rwose ni korari nziza kandi ikunzwe muri uyu mujyi wa Kigali. Niyo mpamvu rero mu kanya nje kugira ngo tubashe kuganira kuri korari kandi ibintu bikabasha kugenda neza 5 kuri 5 kuko mugiye kugenda mujya muyireba aho kuri screen za telefone yanyu. Niyo mpamvu kano kanya ndimo ndabasaba kugira ngo byibuze umuntu wese aba yabasha gukora subscribe ndetse agasharinga. Mu by'ukuri ashobora no gukora comment akatugezaho igitekerezo cy'ukuntu twajya dukora ibiganiro byatubashije kuba twabasha kujya tubagezaho ibyiza gusa. Channel nta yindi, nta handi wayivana, nta handi hantu wagera ngo ubane kino kiganiro nk'iki ngiki. Niyo mpamvu kano kanya ngewe nje kugira ngo tubane 5 kuri 5. Ubundi kare ubundi busanzwe mwabonaga ari indirimbo zikunda kunyura, ariko ndaje kugira ngo tubashe kubana ibitekerezo aho tubaye tugenda tukabagira hirya no hino tukabasha kumenya amakuru y'amakorari hirya no hino ari mu murimo w'ivugabutumwa. Niyo mpamvu kano kanya rero nkanjye Hakizimana Uziyeri mukurikirana umunsi ku munsi ndaje no kujya tujye tubasha kuganira iteka kandi tujye tubasha kuganira ku byerekeranye n'umurimo wa Kristo yadusigiye ngo twamamaze ubutumwa mu isi hose kugira ngo twerereze kugaruka kwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu reka bareke kugira ngo bashe gukomeza kubikurikirana maze bumve ubutumwa burimo rwose. Siniterwa no kuboneza nagara amahoro isatuma binjira. Iyo mfite ibyo kurya ndishima, iyo nyibuze sinkungabana kuko bituruka mu maraso ya Yesu. Yarababariwe singikirwa witeka. Bose korari ibasha kwigarurira imitima ya benshi. Niyo mpamvu bose murabasha
mujye mushyiraho ibitekerezo byanyu mubashe kungura ibitekerezo kugira ngo tujye tubasha kubagezaho ibyiza gusa. Niyo mpamvu ndahari kandi nawe urahari, niyo mpamvu ndabakunda cyane kandi nawe mugomba kunkunda kugira ngo mbashe kugira imbaraga zo kubagezaho ibiganiro rwose. tukabana ubutaganukana. Ndavuga rikijyana kuko mfite umudendezo, singitera ubwoba n'ibyejo uko nzamera, kuko nzi yuko niyo napfu avanwa muri uyu mubiri, uwo nizeye nziko naza ibyishimo mvuga bimuramo, siniterwa no kuboneza, ntabwo ari amahoro isatuma binjira. Iyo mfite ibyo kurya ndishima, iyo nyibuze sinkungabana, kuko bituruka mu maraso ya Yesu. Yarababariwe singikirwa witeka. Ibasha kwigarurira imitima ya benshi, niyo mpamvu bose murabasha kuyikurikirana kuri sipiri zanyu, kandi niyo mpamvu bararikira kugira ngo mujye mubasha gukurikirana amakorali meza abasha kuririmba agasubiza imitima ya benshi. Niyo mpamvu kano kanya rwose noneho ndaje tujye tubana 5 kuri 5. Niyo mpamvu rero ndabasaba kugira ngo mujye mushyiraho ibitekerezo byanyu mubashe kungura ibitekerezo kugira ngo tujye tubasha kubagezaho ibyiza gusa. Niyo mpamvu ndahari kandi nawe urahari, niyo mpamvu ndabakunda cyane kandi nawe mugomba kunkunda kugira ngo mbashe kugira imbaraga zo kubagezaho ibiganiro rwose. Tukabana ubutaganukana. Ndavuga rikijyana kuko mfite umudendezo, singitera ubwoba n'ibyejo uko nzamera, kuko nzi yuko niyo napfu avanwa muri uyu mubiri, uwo nizeye nziko naza azazuka. Singikirwa witeka, ubutungana mu rugo rwa data, biringiye yuko nzabana n'umwami, tukabana ubutaganukana. Yarababariwe singikirwa witeka, ubutungana mu rugo rwa data. Narababariwe rwose nawe n'igishingwa w'iteka, narababariwe ukuntu umwana urugo rwanjye rwa data. Niyo mpamvu iyi ndirimbo ndayikundishije kugira ngo nawe ubashe kuba wayikunda. Niyo mpamvu kandi tujya kujya tubana 5 kuri 5 basha kubagezaho ibyiza gusa by'amakorali ari hirya no hino abasha gusubiza imitima ya benshi, kandi izo ndirimbo zikaba zifite amagambo meza y'ihumure. Reka mukomeze bareke mukomeze Tabana n'umwami, tukabana ubutaganukana. Amen. Niyo mpamvu rero kano kanya rwose mumaze kumva korali nziza, ni korali ibyiza by'ijuru yo mu Rugunga imaze kutugezaho indirimbo nziza kandi rwose inejeje kandi ibasha gukora ku mitima ya benshi. Niyo mpamvu kano kanya rwose babwiye ngo mujye mubasha kunkurikirana umunsi ku munsi kugira ngo tujye tubasha kubagezaho ibyiza gusa. Inkunga yawe ni subscribe ndetse na share, ugasharinga
tukabasha kubigeza no ku nshuti n'abavandimwe bari hirya no hino kugira bajye babasha kubona ibyiza by'amakorali hirya no hino abasha kuririmba neza kandi arimo aravuga ubutumwa bwiza, ubutumwa bwose bubasha gususurutsa imitima ya benshi kandi bubasha no gutanga ihumure kugira ngo Yesu Kristo ubwo agiye kugaruka azasange hari abana b'Imana bamaze kumwitegura. Ibyo rero nibyo nsabira buri muntu wese urimo aradukurikirana akabasha gukurikirana ibiganiro tubasha kubagezaho. Niyo mpamvu bavuga ati naho ubutaha